umunyarwenya ariko kandi ni umukinnyi wa filime. Ibyo byose abifatanya no kuba yaramamaye mu biganiro akora hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero mu by'ukuri ukunda imyidagaduro ndetse uyibayemo igihe kinini, cyane ko uyu mugabo wamamaye cyane ku isi yose mbere y'uko burya ngo atangira no kugaragara mu bitaramo by'urwenya. Ni umwe mu bahoze bakunda ibitaramo ndetse no kubitegura. Ni umugabo rero w'imyaka 67 yavutse ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mu 1957. Yatwaye ibihembo bikomeye cyane bihabwa abanyarwenya ndetse by'umwihariko abashimirwa muri filime mu bihembo bya Oscar. Yagiye abitwara mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo rero akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko yabitangaje, yavuga ko yaganiriye na nyakubahwa perezida wa repubulika ndetse kandi uretse kuba nawe yabicishije ku mbuga nkoranyambaga ze n'abakurikirana imbuga nkoranyambaga z'ibiro by'umukuru w'igihugu babonye ko ubutumwa bwagiyeho n'ubugaragaza ko hari ibiganiro byabaye ndetse ibyo biganiro n'ubundi bigamije guteza imbere imyidagaduro ndetse na event cyangwa se ibitaramo, ibirori bitandukanye bibera hano mu Rwanda. Aganiriye rero na nyakubahwa perezida wa repubulika nyuma y'ibiganiro aherutse kugirana n'ubundi na perezida wa Kenya, perezida William Ruto, hari mu kwezi kwa gatanu ubwo uyu mugabo Stephen Harvey yaganiraga kandi nyine na perezida wa Kenya ashyize imbere gufasha umugabane wa Afurika mu iterambere by'umwihariko mu bijyanye n'ubuhanzi ndetse icyashyize imbere cyane ni ukubaka za studio zikomeye muri Afurika zitunganya sinema, ariko kandi akanagaragaza ko Afurika ifite ubushobozi bwo kwakira ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro, aho avuga ko burya we yizera ko na za Grammy Awards zikwiye kumanuka muri Afurika zikajya zihabera abantu bo muri Afurika bakanezerwa cyane. Nibyo navuga ku ruzinduko rwe. Ni ifoto nziza cyane rero iri gukundwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga igaragaza uyu mugabo Stephen Harvey ari kumwe na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ibitekerezo ni byinshi bikomeje gutangwa by'umwihariko abo mu myidagaduro bakomeje kugaragaza ko banejejwe mu by'ukuri no kuba uyu munyabigwi ari mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko kandi aje mu Rwanda nyuma y'uko n'umufasha we mu minsi yashize umugore we wa Steve nawe yari yaje mu Rwanda. Umugore we no gukomeza ukajya unkosora gake ni sawa. Hanyuma aje mu Rwanda ndetse asura n'ingagi, bigenda neza cyane. Hanyuma ariko mbabwire ko ni iminsi 3 yonyine isigaye kugira ngo BNXN Bujo ataramire mu Rwanda. Igitaramo giteganyijwe ko ku itariki ya 23 yavuze ko ku munsi w'ejo ari bwazahaguruka muri Nigeria, hanyuma akerekeza hano mu Rwanda kugira ngo azabashe kuruka we n'itsinda rye, hanyuma bazataramire Camp Kigali. Ariko kandi witwa Mario yahisemo ko kuri album ye agiye gushyira hanze yifashisha abahanzi barimo Element L. Ni album kandi iriho Kenny Soul. Ni album kandi igaragaraho abandi bahanzi bakomeye cyane barimo Alikiba, Pato Ranking, ndetse ni album avuga yuko yayikoze yitonze ku buryo yifuza yuko ari album by'ukuri izatuma umuziki wa Tanzania wakirwa mu bundi buryo budasanzwe. Ni album yise The Godson, akaba ari album rero itegerejwe n'abantu benshi by'umwihariko ibitekerezo bivuga kuri album ni byinshi, yaba ari muri Tanzania ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ndumva rasoza gutyo, ibindi turabirambura muri Showbiz Today. Ni mukanya muri Showbiz Today ubwo bivuze ko byinjiramo aho muri hose mwakoze cyane mukomeze mwumve Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye. Nitwa Ferdinand Uyimana, dusubira mu masaha imbere.